Muhawe ikaze mwese mudukurikira ku rubuga Kubaturwa TV. Uwiteka Yehova Imana nkorera abampera umugisha ndetse urukundo rumukomokaho rukomeze rusesekare kuba mwumvira ndetse n'abakora ibyo ashaka. Kuki se iyi cano yiswe Kubaturwa TV? Twisunga imvugo ya Yesu yakoresheje ubwo yahuguraga bamwe mu bigishwa be ndetse n'abayuda bari baramuhindukiriye. Nimucyo turebere hamwe amagambo aboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 8 umurongo waho wa 31 na 32. Dusoma ngo, nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Ijambo ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri ryaba rifitenye irihe sano n'iri jambo ry'Imana iri dusoma ari ryo Bibiliya? Mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cyaho kimwe umurongo waho wa 19, mu rwa kabiri rwa Petero igice cyaho cya mbere umurongo wa 19 dusoma ngo, nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Ijambo turebye tubonye ko ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya, ari ryo rikubiyemo ubuhanuzi bwose, cyangwa se rikubiyemo impanuro zikomoka ku Mana. Nimucyo rero turyisunge turisoma buri munsi kandi dukora ibihuje n'iryo jambo, atari ukuryumva gusa. Uyu munsi rero mbabikiye iki? Mu gasanduku kacu k'inyigisho dufite amagambo meza akubiye mu isengesho ntangarugero, cyangwa se uburyo Yesu yasabaga Imana mu isengesho ryabanjirije urupfu rwe. Yesu yashinganishije abigishwa b'imbere y'Imana, cyane ko bari bugarijwe n'umwanzi Satani. Mu isengesho ribanziriza urupfu rwe, Yesu yafashije abigishwa be abashinganisha imbere y'Imana ndetse abasabira uburinzi, kubera ko Satani ubwe yari yiteze kubagabaho ibitero bidasanzwe. Ni amagambo Yesu yakoresheje aboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 17 umurongo wa 15 ndetse na 16, ngo sinsaba ngo ubakure mu isi, ahubwo barinde umubi. Sabisi nkuko nanjye ntari uw'isi. Ijambo ngo sabisi nkuko nanjye ntari uw'isi. Yesu ntago yari uw'isi. Yesu ntiyijandikaga mu mitegekere y'isi, ahubwo yashoboraga gutuma ijambo ry'Imana rihabwa icyubahiro, rihabwa ikuzo. Ibuka amagambo yakoresheje ubwo yari hano ku isi. Yabwiye abigishwa be amagambo aremereye aboneka muri Yohana ubutumwa bwiza ibice byaho 17 umurongo wa 3, ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari we Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Kubw'iyo mpamvu Yesu ntabwo yari uw'isi, nubwo yari yaravutse ari umwami nk'uko turi buze kubimenya. Ntabwo we yashyiraga umwanya w'ubwami imbere, ahubwo yaheshaga Imana icyubahiro, kuko ubwami bwe bwari ubwami bw'igihe kizaza, ntabwo bwari ubwami bw'uwo munsi. Tubyemezwa n'iki? Tubyemezwa n'amagambo yabwiye umwe mu bategetsi b'Abaroma uzwi ku izina rya Pontius Pilato, ubwo yamubwiraga amagambo akomeye ashingiye muri Yohana ibice byaho 18. Reba icyo gice cyose. Reka twirebereye ku murongo waho wa 36 twumve ikiganiro bagiranye. Ngo Yesu aramusubiza ati, ubwami bwanjye si ubw'iyi si. Iyaba ubwami bwanjye bwari ubw'iyi si, abagaragu banjye baba barwanye ngo ntahabwa Abayuda, ariko noneho ubwami bwanjye si ubw'ino. Dutandukanye abanditsi n'abafarisayo mu gihe cya Yesu bimakazaga imyanya y'ibyubahiro, bishakiraga imyanya y'ibyubahiro, ndetse baryaga ingo z'abapfakazi, ndetse
bababeshyeshyaga amasengesho y'urudaca babizeza ubutabazi buva ku Mana. Ibyo byateye Yesu kubagaya ndetse anavuga ko bazacirwaho iteka ridasanzwe. Tubisanga mu magambo aboneka muri Luka ibice byaho 20 umurongo waho wa 46 ndetse na 47. Dusome mu izina rya Yesu. Luka ibice byaho 20 umurongo waho 46 na 47 dusoma ngo, mwirinde abanditsi bakunda kugenda bambaye ibishura, bagakunda kuramukirizwa mu maguriro no kwicara ku ntebe z'icyubahiro mu masinagogi no mu myanya y'abakuru bari mu birori. 47 barya ingo z'abapfakazi kandi bakavuga amasengesho y'urudaca baryarya. Abo bazacirwaho iteka rirusha ayandi kuba ribi. Ntibitangaje rero kuba Yesu yaririnze kuba umwe mu bayobozi ba politiki. Ni ukubera ko intego ye nyamukuru yari iyo gukora iby'Imana ishaka. Ntabwo yafataga umwanya we kugira ngo awuhundagaze mu gukora ibyamuhesha icyubahiro, ahubwo yakoraga ibijyaniranye n'ibyo umwami ashaka. Ndavuga Imana Data wa twese udukunda, Imana ishaka. Tubyemezwa n'iki? Tubyemezwa n'amagambo aboneka muri Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice byaho 17. Turebe ku murongo waho wa 4. Ngo nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Nanone Data, imbere yawe unyubahishe cya cyubahiro nahoranye nawe ndi kumwe nawe isi itararemwa. Abo wampaye mu isi mbamenyesheje izina ryawe, bari abawe urabampa, none dore bitondeye ijambo ryawe. None bamenye yuko ibyo wampaye byose byaturutse kuri wowe, kuko amagambo wampaye nayabahaye nabo bakayemera. Bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe, bakizera kandi ko ari wowe wantumye. Byumvikana ko Yesu atigeze yiha umwanya w'icyubahiro cyangwa se umwanya wo kwishyira mu rwego rwo hejuru, ahubwo yakoraga ibihuje no gushaka kw'Imana, atagamije kuba icyamamare, ahubwo yakoraga ugushaka kw'Imana. Ese umugaragu w'Imana akwiriye kuba uw'isi? Bibiliya ivuga ko Yesu yahishuye ko umutware w'ab'iyi si ari Satani. Sa nk'utekereza ku magambo aboneka muri Yohana wa mbere, mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana ibice 5 umurongo waho wa 19. Dusoma ngo, tuzi ko turi ab'Imana naho ab'isi bose bari mu mubi. Ese ab'isi bose Yesu akoresha uburyo yakoresheje muri iryo jambo ryerekeza kuki? Ntabwo ryerekeza kuri uyu mubumbe, ahubwo ryerekeza ku mitekerereze ikocamye gukora ibyaha. Tubyemezwa n'iki? Tubyemezwa n'amagambo aboneka muri Yohana ibice byaho 14 umurongo waho wa 30. Dusoma ngo, Yohana ubutumwa bwiza ibice 14 umurongo waho wa 30. Sinkivugana namwe byinshi kuko umutware w'ab'iyi si aza kandi ntacyo amfiteho. Byumvikana ko umutware w'ab'iyi si ntacyo yari afite kuri Yesu. Niyo mpamvu Yesu yakomeje ahamya amagambo akomeye ashobora kuba afitanye isano ya bugufi n'ubutumwa bwiza. Nimucyo turebere hamwe icyo Yesu yavuze ubwo yibutsaga abantu. Murambabarira, nimucyo turebere hamwe icyo Paulo yavuze ubwo yibutsaga abantu icyo bagombaga gukora kugira ngo bakomeze bizirike ku butumwa bwiza kuruta ikindi cyose cyabayeho. Ariko se inkomyi yabyo ninde? Inkomyi yabyo ni Satani. Tubyemezwa n'amagambo ari mu rwandiko rwa 2 rwanditswe n'Abakorinto ba 2 ibice 4 umurongo wa 4 ngo nibo batizera ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima